Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza, tubabwira ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Tubatangirira amakuru yaranze uyu munsi, none tariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2024. Ni amakuru aba akomeye yibanda hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere ndetse no kwisi muri rusange. Reka aya makuru tuyahere hano mu Rwanda mu gice cy'umutekano, aho umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda RDF ni Lieutenant Colonel Simon Kabera yamaze kuba ahumuriza abanyarwanda abasaba kudakangwa n'amagambo y'abayobozi ba Kongo, ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yizeza ko u Rwanda n'abaturage barinzwe neza. Ati kubera ibyo twanyuzemo ntabwo turabo gukangika. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Felix Antoine Tshisekedi amaze igihe yikoma u Rwanda ndetse akavuga ko yiyemeje kururwanya, aho arushinja gutera inkunga umutwe wa M23 urwanya iyo leta. Leta y'u Rwanda rero ntisiba kwamagana ibyo birego, inavuga ko baba babeshya banayibeshyera, aho byanagarutsweho na Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu ijambo risoza umwaka w'ibihumbi 2023. Umuvugizi wungirije wa RDF mu kiganiro yahaye televiziyo y'igihugu ku mugoroba wo kubunane yavuze ko abayobozi basanzwe bagira imvugo zitera ubwoba igihugu cy'u Rwanda, ariko kirinzwe kandi ko RDF ifite inshingano zo gucunga umutekano w'abaturage bose. Ni Lieutenant Colonel Kabera yagize ati ibyo twanyuzemo ntabwo turabo gukangika, twifitiye icyizere cyo kurinda umutekano w'abaturage. Nababwira nti nk'ibisanzwe nibatekane. Yakomeje agira ati nibyo hakurya barabiba urwango kandi rufite aho ruhuriye n'amateka y'iki gihugu, kuko abasize bakoze jenoside mu Rwanda iyo ngengabitekerezo barayambukanye bayegesha abana babo, n'uyu munsi baracyafite iyo ngengabitekerezo. Lieutenant Colonel avuga ko nta gahunda abashaka gutera u Rwanda bafite ifatika uretse gutekereza kuza gukora jenoside gusa, ariko ngo umuntu udafite intego ntabwo yagutera ubwoba. Yungamo ko kuba ingabo z'u Rwanda zaratsinze abanzi kera batari bwo byazinanira, zimaze kubaka ubushobozi kandi zifite n'imbaraga. Ati ndashaka kurema umutima ababa barahungabanyijwe n'amagambo. Si ubwa mbere amagambo avugwa, yaravuzwe kuva kera turi mu ntambara yo kubohora igihugu, ariko ntibyatubujije kugera ku ntego yo kugira igihugu gitekanye. Umuvugizi wa RDF avuga ko uretse kurinda umutekano n'inkiko cyangwa se imbibi z'igihugu, RDF aricyo gisirikare cy'u Rwanda ngo ikomeje gufatanya n'abaturage mu iterambere ndetse n'imibereho myiza, haba mu buzima, kubatuza neza, kubaka amashuri y'abana n'ibindi bikorwa remezo. Reka aya makuru tuyakomereze muri gereza ya Nyagatare, aho ababyeyi bamwe batunguwe nuko abana babo bafashwe muri gereza ya Nyagatare. Ni bamwe mu babyeyi bafite abana bari kugororerwa mu igororero cyangwa se muri gereza ya Nyagatare, batunguwe nuko abana babo bari kwitabwaho, kuko abenshi basubijwe mu mashuri, abandi bigishwa imyuga aho gufungwa gusa nyuma yo gukora ibyaha bitandukanye. Ni kuwa kabiri tariki 2 Mutarama 2024 nibwo Kiliziya Gatolika yatanze amasakaramentu ku bana bamwe na bamwe bari mu igororero rya Nyagatare, bagenerwa n'ibikoresho by'isuku, ndetse abari muri uwo muhango basangira nabo iminsi mikuru isoza umwaka. Muri iri gororero harimo
kugororerwamo abana bagera kuri 539 bari hagati y'imyaka 14 ndetse na 18. Abahungu nibo barimo benshi kuko ari 504, naho abakobwa akaba ari 35. Benshi rero mu bana bahafungiye biganjemo ababa barasambanyije abandi bana n'abandi bakoze ibyaha bitandukanye, bikaba ngombwa ko bajya kuhagororerwa. Bamwe mu babyeyi bafite abana bahagororerwa bavuga ko bari bazi ko abana babo bafunze bitewe n'ibyaha baba barakoze, ariko ko batunguwe n'uburyo basubijwe mu ishuri bakanagarurirwa icyizere bagahinduka. Umubyeyi witwa Nanzamatiku Baltazar wo mu karere ka Rwamagana ufite umwana wakomorewe amasakaramentu yavuze ko umwana we yari yarananiranye, yaranze ishuri, ariko ngo aho azaniwe ku igororero yarahindutse mu buryo bugaragara. Ati umwana wanjye yarageze mu gihe mvuga ntiyumve ishuri ararereka, nyuma y'amezi 8 aza gufatwa. Yasambanyije umwana muto we afite imyaka 16, akatirwa imyaka 10 azanwa hano. Nge numvaga agiye gufungwa, nge na nyina turahangayika tuvuga ko tutazongera kumubona. Ubu rero ameze neza, yaciye bugufi, ari kwiga, aratuje. Uyu mubyeyi avuga ko umwana we yari yararetse ishuri, yiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye, aza kujyanwa ku igororero, none ubu ageze mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Ati uyu mubyeyi ati ndashimira leta yacu ko ntako itagize, aho nari narananiwe yaramfashije iransimbura inderera umwana, ubu nabonye yarasubiye ku murongo. Undi mubyeyi witwa Uwizeyimana Clementine utuye mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi, we afite umwana wakatiwe imyaka 3 nyuma yo kurwana na mugenzi we akamwica cyangwa se akaza gupfa. Yavuze ko umwana we mbere yari umwana utumva, ariko ngo aho yafatiwe akajya kugororwa hari impinduka zigaragara mu buzima bwe. Ati nza kumusura naraje haransuhuza, ansaba imbabazi z'ukuntu yansuzuguraga. Ubu muri uyu mwaka muri Nyakanga hazakora ikizamini cya leta gisoza umwaka wa 3. Ubu rero ndi gushimishwa nuko umwana wanjye yahindutse akaba yiga, mbere yari yarabyanze. Ati ni ibintu byiza cyane. Komiseri mukuru wungirije wa RCS DCG Rose Muhisoni avuga ko kuba umuntu ari kugororwa atari ryo herezo rye, ari nayo mpamvu bakomeza gufashwa kubona serivisi zirimo kwiga n'ibindi bigiye bitandukanye. Ati abana n'abandi bantu bose iyo bari mu igororero ntabwo ari iherezo ryabo, bakomeza gahunda zose nk'uko n'abandi bantu bari hanze babyemerewe. Ati tubategura kugira ngo nibasubira mu muryango nyarwanda bazashobore kugendera kuri gahunda nk'abanyarwanda. Abana bagororerwa mu igororero rya Nyagatare bigishwa amashuri asanzwe ndetse n'imyuga, ku buryo n'abatsinze neza ibizamini bya leta harimo abahabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu bakajya kuyakomereza hanze ya gereza.